icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga hejuru y'izina ry'umuntu cyangwa se uko witwa bijanye n'imirimo yawe cyangwa se uko bakwita. Bibiliya ijambo ry'Imana rizayitubwira mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana, akavuga ngo mwene data mwene so Yohana ngo yari mu mwuka, ngo ku munsi w'Imana ngo nja mu mwuka nganira n'Imana, Imana imwereka ibintu byinshi. Igitabo cy'ibyahishuwe kizakivuga hejuru y'ibintu byatambutse n'ibiriho n'ibizaza. Mwovuga ngo amina. Kizakivuga ibyabayeho. Iyo usomye mu gice cya 5 kizakikubwira ukuntu Yesu Kristo yaje kuducungura. Harya azavuga ngo ibimenyetso bingahe byari bifatikije cya gitabo. Hamwe Yohana ngo yabibonye ararira cyane. Bareka ngo aramubwira ngo wirira Yohana we mwintare y'umuryango wa Yuda yagize gute, yaranesheje. Hariya hari mu izingiro yari masobanura kuza kwa Yesu Kristo mu isi kuducungura. Mwovuga ngo amina. Kizakivuga ibyabayeho kera, kikavuga n'ibiriho n'ibizaza. Arangije amubwira amakuru y'amatorero 7. Nshaka kuvugaho ndavuga 3 gusa, ntabwo nyavuga yose, ndavuga gusa amatorero 3. Yagiye avuga ibyiza y'ayo matorero, avuga n'ibibi byayo. Ndavuga gusa ibintu bike muri ibyo, ndavuga gusa amatorero 3. Ndavuga itorero ry'Efeso, ndarivugaho gatoya. Ndaza kurangiza ku itorero ry'Iperugamo, niryo yabwiye igice cya 2, nicyo nza kurangirizaho. Muvuga ngo amina. Amen. Umuntu azayitwa ibyo ari byo n'ibyo azakora. Reka ndangirize ku cyo nza kubarangiriza, cyo babwire cyo ngiye kwigisha. Bibiliya yatubwiye ngo umuntu nagera mu ijuru, nitugera twese mu ijuru abihanganye bose, ngo Imana izaduha izina, ngo ibuye ry'umweru, ngo ryanditsweho izina ngo ritazwi n'umuntu uwo ari we wese, ngo keretse Imana ibiguhaye nawe nyiraryo. Mwovuga ngo amina. Mu magambo make ndashaka kuvuga gutya, ugira izina wewe uza witwa, twe tutazi rizwi nawe n'Imana. Mwovuga ngo amina. Yohana amaze kuja mu mwuka, Imana iramuganiriza, iramubwira ngo bwira itorero ry'Efeso gutya ngo inzi imirimo yawe ndakuzi. Tindayizi imirimo yawe kandi nzi ko wihanganiye byinshi. Imirimo yawe yose ndayizi. Uganda wabwire ngo nzi imirimo yawe kandi mwarakoze imirimo muzamukora ndayizi. Ariko ndabasaba kimwe gusa ngo musubire ku rukundo rwanyu rwa mbere. Mwovuga ngo amina. Mureke urukundo, mwaretse urukundo rwa kera, mugaruke musubire ku rukundo rwanyu. Arambwira ngo nzi imirimo yawe. Bwana sifiwe. Abantu burya abantu ntibakunda ntakunda nibyo bakora. Abantu ntibasa, hasa imitima ifite irari rimwe, ifite karakteri zimwe. Hari ijambo rikomeye abanyamerika baza bavuga, ijambo Martin Luther King yaravuze ngo ntugacire umuntu urubanza ngo bijanye n'uko asa, ngo bijanye n'aho avuka, ngo bijanye n'uruhu rwiwe, ngo uzamucire urubanza ngo bijanye n'ibitekerezo bye, ngo n'imico ye. Umuntu burya ntasa n'aho avuka, asa n'imico y'aho avuka. Tuvuga ngo amina. Ukuzumenya ko uri umunyafurika, yuko ari ibinyafurika ugenda n'abanyafurika ugira gutewe ukaba wa wundi. Nuko ari ibyo ukora bisa nawe ari ikinyafurika ukaba wa wundi, ukaba nukuvuga ngo kurya witwa ibyo ukora. Tuvuga ngo amina. Imvugo yacu nziza dukunda twavukiyemo, buri hari ibintu twita umujura, tumwita umujura ko yibye. Uza witwa ikintu wakoze kikaba izina ryawe. Izina Imana izoguha mu ijuru, uzoza urirebaho gutya wenyine, waba urisaga rirasa nawe. Tuvuga ngo amina. Semeni amina. Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Kayini yatanze ibitambo, n'Abeli ngo atamba ibitambo. Ngo ibya Kayini ntibyemerwa, ibya Abeli biremerwa. Kayini yamarakara, ararakara asa nabi. Buriya abantu benshi baza barakara nuko babwiye ukuri kose. Abantu bo mu isi bakunda to pretend, bakunda kwitwa bo batari, bakunda gusa na heza batari beza, bakunda kwitwa beza atari beza. Uko iyo niyo umugabo umwe yaravuze ejo bundi, yaravuga ngo isi yose ngo abantu bakunda ikinyoma. Ese gute abantu bakunda ikinyoma? Ngo nuko babwiye ukuri baza barakara.
abantu bose bakunda ikinyoma, bakunda ngo babe mu buzima bw'ikinyoma, bakunda ngo bashekererwe. Niyo si niwo muntu. Kayini yari ko ashaka ngo ibyo yakoze bitari byiza zemerwe kandi bitakwiriye kwemerwa. Mwovuga ngo bina. Abanyamurenge tugira umugani mwiza, bazaca umugani mw'inshuro niki ni ukuri. Ngo niyo mpamvu ari igikara barabeshe urica. Kwarako ngukuru ni uruhara ntibadarubwira kuko bandutse bavuze ico mfite. Ni ukuvuga ngo abantu bo mw'isi bagira esprit za Kayini zo gushaka ngo bafitinga ahantu badashobora, bahagarare ku ntebe badashobora, agashaka ngo yitwe izina atari ryo. Natwe kubera ko turi abantu twabizise noneho ngo ni bufura, ngo Swahili babita ngo ni ungwana, ubora, mu Cyongereza ngo ni integrity, mu mvugo yacu ngo ni ukubifura, ngo ndakubwira undi mugabo kuri ngo tumwihorere nyine ngo tumureke ruko, ngo ni nacyo gikristo. Oya, kuriya ni igikristo mwavaze n'igipagani. Bwira umuntu ngo wabeshe uri umunyakinyoma, tumwita izina atari ryo, kuko nagera mu ijuru uzatinya kuri mwita. Imana izaryandika neza niba ari mubwire ngo dore witwa Sekinyoma. Ndimvuga ngo mina. Twe urambo turi abakristo tuza tugaragaza tugira imirimo ikwiriye abihanye, ntitubereka Kayini ngo dushake. Imana namwe ngo Kayini kurarakazwa niki? Hari kibazo ukuyo utamba ibitambo byiza tuzari kwemera. Iyo ukora neza ntibyemerwa. Uzagenda ugira imirimo myiza uzitwa mwiza, nugira imirimo mibi uzitwa mibi. Hari ikintu nakundiye muri Amerika ntibazabesha. Ikindi bahana umuntu bingana n'icyaha yakoze. Ntabijyaze iwacu ngo turaca inyuma ngo famiye ziterane zigurisha ibimasa n'inka, abagabo bagire guteba wende bikaroti. Oya, itegeko ni inyundo barayikubita imyaka 120 muri prison. Kandi uzobaho imyaka nka 60. Bakakarikira ibyaha byawe, bakabigenda bakavuga ngo wakoze feroni iyi zose, bakabyegeranya bakabikubita totale multiplication y'ibyaha n'imyaka, bikagera imyaka ejo undi bafunze umugabo ngo imyaka ari 174. Yakoze iki cyaha, yishe umuntu yicara akora ibi n'ibi, byose baravyegeranya. Ejo ndakubwira umugabo umwe ngo yakubise umugore mu nzu, amukubita urushe gusa, bamubarira ibyaha 62. Kuko iyo wakoze ikintu hano muri Amerika ni ukuvuga ngo namukubise umugore kera wabangamiye abana ntibari icyo n'icyaha. Wababaje umubiri w'undi muntu, icyo n'icyaha kindi kandi gifite igihano cyaha. Abana barize ubabuza amahoro, wabujije umutekano abaturanyi, wakubise abagore bose ku isi, wabangamiye igitsina zose, bagenda bavyegeranya kibica. Umupolisi aje kugufata uramusubiza icyo kera kibindi cya, bagenda bavyegeranya ugakora akanduka, barangiza zose bakabikubita multiplication y'imyaka ugomba gufungwa, ugasanga imyaka iriyongere. Ugomba kwitwa uriwe reka kuba Kayini. Imana yavuze ngo nukora ibyiza ntibizemera. Tumuvuga ngo amen. Kuki turi mu gushaka kwitwa abo tutari? Abantu iki gihe isi ya none ntikunda ukuri cyane. Iyo uvuze ukuri kwinshi bizabishaka nko gusa ngaho nguriya muntu zama usi mwiza. Ariko n'icyo Imana ishaka nuko tubwizanye ukuri, nuko tuba abakristo b'ukuri bahabasha mu ijuru. Mureke mbabwire, hari ikintu nasobanukiwe ubundi mu kubitekereza, nariko ntekereza ejo bundi kuri challenge ya YouTube nzatangira ikintu bita how to plant church, gutangiza amatorero. Ejo reko ngenzura nsanga ibyo ari byose samuha hari abapasteri bamwe bashobora kuba baramye icyo bita mu Cyongereza misleading, bakaja mu gutaja muri church batakaje objectif y'itorero. Intego y'itorero ni imwe gusa, ntabwo ari zibiri. Nuko umutima w'umuntu uzo uhura n'uw'Imana bakazagera mu ijuru. Si ngombwa ngo babe benshi, si ngombwa gusengera mu bazungu, si ngombwa gusengera n'abasipanishi, si ngombwa ngo bane na bene wanyu, si ngombwa ngo mube benshi, si ngombwa ngo mugire amafaranga menshi. Oya,
nuko muhura gusa mugacyazana mugashusha umukunga mukongera igisirimba mugatarama mukagira mwarangiza mukumva Imana yururutse nico Imana ishaka. Tubavuga ngo mina nuko saka ko barongorera nako barasensibilize what biza interesse. Umukristo kuraja ku pastor unana gufata rutare ngushire mu mukunga wongere igisirimba ucenyegeze ikindi numara usenge hariya numara we kukukumura nugira utabaka isoma bazi kuraje kongorera uko ukora amaka. Bibiliya ngo usanga abantu bazoza mu itorero kubwijambo rimwe gusa ivuga butumwa. Tuzovuga ubutumwa butari tubwiriza nitugira uti abantu nitunezerwa bama bimena mu ikanisa nico gusimana yaguze. Ntabwo Imana yavuze ngo tubahamagare ngo nimuze hano iwacu niho haryoshe mumuze hano mugabo yigeze kuzarasanga afite ikanisa rifite abakristo bari amezi 3 barindwi gabura nka kwezi kwa kane muje kukuta mu kwa gatanu araza ati yewe ugazana gukoze mutu umugabo kristo barindwi abasinga buzu yanga aba basinga no baza bozana bamwe n'imipanga abandi n'imihoro tuje kugabana niya bazara abakristo bakizwe bicare hariya bumva ijambo nibarangiza naza ari umusinga araza ari mwene rupando ndari mwene turazishira mu mahembe ariko naza yakishijwe azoza nyubanga umushumba waze kumva ijambo ry'Imana. Tumwa Imana yacu amashimeshi tuza tubwire ijambo ry'Imana tujana abantu mu ijuru. Imana ishaka nuko dukizwa tukanezerwa. Ukumuza mubona ngo muri mushire hindirimbo ni mushire gw'igisirimba nitwumva umuvuga butumwa twumva basenga burya nta bindi byawe bashaka sugira ngo amasaha agende ko barenyegeza umutima ngo wegere Imana gusa. Tumuvuga ngo abida ko baraguma kwenyegeza umutima w'umuntu ngo wegere Imana nta kindi Imana ishaka. Umwuka w'Imana uza ku mukozi w'Imana Yohana uramubwira ngo andikira itorero ry'Isimuruna uribwire ngo inza makuba yawe yose ngo nubwo wanyura muri ano makuba yawe yose semeni amina ngo ariko nzabana nawe ngo kandi nzakumara ubukene bwawe bwose. Nubwo turi muri ino si y'amakuba yuzuye imibabaro nukuri kw'Imana Imana twamenye data wa twese izobana natwe mu ntambara mu bibazo mu ndwara kuzageza tugeze muri paradizo aheraho Imana tukaruhuka. Tumwa iyo Mana yacu amashimeshi turi mwisi yuzuye ibibazo yuzuye intambara yuzuye ubukene n'amakuba umunsi umwe kandi tuzaruhukira imbere y'Imana tuzabana n'Imana yacu. Icyo Imana ishaka nuko tumenya yuko turi mwisi intambara n'ibibazo. Mwavuga ngo mina reka nje kwiterero navuze ndibuze kurangirizaho itorero ry'Iperuga. Umwuka w'Imana aza kuri Yohana aramubwira ngo andikira itorero ry'Iperuga aramubwira ngo ndagira ngo ubwire ikintu cyambere ugomba kumenya ngo nzi neza ngo aho utuye ngo ari intebe ya Satani ngo ndabizi neza amakubuzo unyuramo nuko nzi neza aho utuye voisin wawe ni Satani. Imana irabizi izi ko tuba mu ndambara uko irabizi neza kandi haruguru yaravuze ngo ufite inkota ityaye mu kanwa ngo aravuga aya magambo ati ngo nzi neza ko aho utuye ngo ariho intebe ya Satani igire guto ituye. Ariko arakomeza aramubwira ngo ndagushimira ngo kuba wakomeje kwihangana kose ngo ukomeza izina ryanje ngo ukomeza no kunyizera ngo muri iki gihe naho uri nubwo Satani hari wakomeje kwizera izina ryanje kandi ukomeza kwamamaza izina ryanje. Tumwa Imana yacu amashimeshi ariko uzi gukomeza Imana muri ubu buzima buri aha hanze uzi gukomeza Imana muzimavu Joyce umugore mwene data yigeze kutubwira ngo muzimavu ngo birizivuga ngo inzira ija mu ijuru ngo irafundanye ngo ija mu ijuru ngo ija kwa Satani muri abantu ntibazi impamvu tuza tugenda gutya aha hari icaha aha hari umuntu wagutuka aha hari inzoga aha hari abagazi ba nabi aha hari abakuvuga nabi wamara bose ahubwira ngo ubahutaze ubahuhe ukazogenda gutya udahuhaza udakora ku cyaha. Tumwavuga ngo mina aho ngo ndabizi neza ahuri ibyaha birakuzungurutse imbere n'inyuma ngo ariko kubwuzu uzihanganira ukarwana urugamba rwiza. Aje kugera hepfo aramubwira ngo ndagira mbabwire ngo uwumva aya magambo akayakomeza ngo akihanganira agatsinda ibimugerageza ngo nzamuha izina ryiza ngo ryanditse ku ibuye ry'umweru ngo ritwazwe n'undi muntu ngo keretse we ari we nyiraryo wenyine. Tumwavuga ngo mina
uwumva aya magambo akumva ubuhanuzi, akumva aya magambo akihanganira ibi bimugaragaza. Iyi ntebe ukuga gatebe twicayeho twigeze kugira babaga mu ikanisa ry'umugabo umwe ngo ni mwari, tukagira inama noneho twamara kugira inama y'ikanisa muri Kenya, akatubwira ati tugenda gusengera itorero. Ukuga twagize inama hano kwa Satani nabo bagize yindi yo kurwanya yacu tuvuga ngo bina uko aho wicaye mu wawe n'abana uzume ndahijya ko ari ibibwana za dayimoni nazo yazo atari ku rugo twokacira gute, itorero nyaga tworisenya gute. Ibi nukuvuga aramubwira ngo aho utuye niho Satani agize gute atuye. Aravuga ngo unesha uzanesha ngo nzamuha kurya kuri manu ni ibiryo byo mu ijuru bihishwe mu ijuru bitazwi n'umuntu wari we wese, aho bitekerwa ntibizwi n'imvange yabyo ntabizwi, n'Imana yonyine izi abari mu gikoni n'abamarayika n'abakerubi n'abaserafi nibo beza. Aravuga ngo uzanesha ngo nzamuha kurya kuri manu yagize gute yahishwe. Nukiranuka muri ino si ukihangana Imana izaguha kurya kuri Imana yahishwe. Ngo nirangize ngo iguhe izina. Niho naririmbye kunze ko turirimba iyi ndirimbo twaririmbye ngo nimba ushaka kugira ubwiza ukeneye icubahiro ngaho nagende agishakishe gukora ari byiza udacogora, wenda yite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye. Uzi kugira uzina Imana izi kwita abantu batazi. Uzi ko tugira abantu bamwe tuzi ko ari babi Imana izi bita beza. Uzi ko tugira abandi twa twita beza Imana izi bita babi. Yesu we, hari izina Imana izi kwita abantu batazi keretse iyo nawe. Matayo yandika ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo nuje gusenga ngo uze winjira mu nzu kinge ngo kuko ndi Imana ngo izireba ibyiherereye. Iyo hari ukuntu Imana izi kumva, hari uko muza muganira wowe n'Imana abantu batazi, hari uko muziranye n'Imana abantu batazi keretse wewe n'Imana yakuremye. Kandi umunsi umwe bijya muza muganira izaza ibigushikirize ibiguhereza. Dufite ikibazo cyo mu isi dukunda gushimwa cyane. Nigeze kumva ubuhamya bw'umuntu umwe ahura n'umuntu umuzungu amuha ibihumbi, aramubwira ngo se ufite iki kibazo? Kanangize ko guhamya sinkuvuga izina. Aramubwira ngo ufite ikibazo, hari ibintu mpashaka kubaka muri Afrika, hari projet mpakora, budget yayo nangahe? Ni ibihumbi 100. Ni ibihumbi 100 by'amadolari. Ati ndinda gato, aragiye bikuye kuri banki, arayimuzaniye arayimuhaye. Aramubwira ati pereza contact zawe kugira ngo tumenye neze kubwira uko ibintu byagenze. Tino gitangaza riki wa munyafrika ugira ubwenge, icyo ukeneye ni contact zanje cyangwa ni ibihumbi 100? Tini ibihumbi 100 urashaka iki? Tugwambye ko ufite ubukene bw'ifaranga, proje ufite ari ibihumbi 100. Ati yaho sinabiguhaye. Genda umutima wawe n'Imana yawe yakubwiye gukora ibintu uzabikore neza, asigaye baye nuguma kunshaka kumvutikira nta mafaranga dayatwa sinje ukeneye. Icyo ukeneye wari ukeneye nakiguhaye, kurashaka yiki ukeneye ngo uzumbimbaza ushime ko naguhaye. Tugomba yo kumenya, tugomba kumenya uko nitwa naho ntuye, icyo nje koze icoro ufite ku mutima Imana niko yamwiyongike muri da. Twebwe abanyafrika uzumurangire na adresse y'inzu yawe reka Imana yo mw'ijuru ishigwe hejuru. Tumwavuga ngo amena. Kora ibintu urahiherereye, nurangiza Imana ifite ukwita kuko ntabwo hawo korera abantu, kurakorera data wo mw'ijuru. Data wo mw'ijuru azoguhemba, azokwambika ikamba, akwita izina risa nawe kandi ringana nawe. Imana tuganze kandi tugirire neza. Amen.
Mwami Yesu turagushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye kuzutugirira neza, tugushimiye kuri papa wacu, tugushimiye kuzaduha data n'uje ubwenge bwo kukumenya, tugakora imirimo myiza, umunsi umwe tukazahabwa ingororano zikwiriye abera.